Ahirwa umuntu udakurikiza imigambi yawe ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanye. Amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Wazahwana n'igiti cyatewe ku mugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo n'ibyuma icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bazahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Bakundwa turabana b'Imana, cyakora uko tuzasa ntikurerekanwa yemwe. Icyo nzi neza Yesu naza, tuzahindurwa duse nawe, tuzataha i Yerusalemu. Tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu. Tuzataha i Yerusalemu, abizera nimukenyere, abacunguwe n'umwami, abo yacunguje amaraso. Muhore mukwesa inkweto, mukomeze urugamba, nitunesha umwanzi umwami azatujyana i Yerusalemu. Tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu. Onyura urembo Yerusalemu, rumanuka ruva mu ijuru, witeguwe nk'umugeni warimbishirijwe umugabo we. Onyura urembo Yerusalemu, rumanuka ruva mu ijuru, witeguwe nk'umugeni warimbishirijwe umugabo we. Tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu. Tuzataha i Yerusalemu, Yesu yarabitubwiye, yaduhaye isezerano, ati kwa data hari amazu ngiye kubategurira. Aho nzaba niho muzaba, nzagaruka mbajyane. Tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu, tuzataha i Yerusalemu. Abubaha Uwiteka baraganira ku Uwiteka, agatega amatwi akumva ibitabo bikabumburwa, akavuga ati aba bazaba banjye umunsi nzabikoreraho, bazaba abana banjye kuko bankoreye, bazaba amatungo yanjye bwite, bazasohoka bakinagire nk'inyana zo mu kiraro. Izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo.